twongeye kubasuhuza abakunzi bacu b'Ibuye Ryera TV. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Uyu munsi wa none rero tugiye kuganira, ndi kumwe na mwene data hano. Nkuko mubibona murabona yuko bidasanzwe. Ndagira ngo rero dutangire musabe kugira ngo abibwire. Reka musabe kugira ngo abibwire abasuhuze. Imana iguhe umugisha. Karibu wakwibwira. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nitwa Mukarutesi Veneranda, nkabasengera mu Ibuye Ryera. Veneranda rero tugwaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kuganira. Ni ikiganiro cyiza tugiye kugirana, kandi ndabizi neza bene data bazadukurikira bazahabwa umugisha n'Imana. Rero nkuko mudukurikiye, iki ni ikiganiro tugiye kuganira kivuga ngo mu Kristo tinyuka ukore urashoboye. Reka nongere nsubiremo, ni ikiganiro kivuga ngo mu Kristo tinyuka ukore urashoboye. Rero ni ikiganiro tugiye kuganira kuko ndi kumwe na mwene data hano. Turi kumwe hano kuko murabona yuko namusanze naho akorera ku kazi kiwe. Ni umukristo asenga Imana. Nkuko mwumvise intego y'iki kiganiro tugiye kuganiraho, kivuga ngo mu Kristo tinyuka ukore urashoboye. Mbabwira ngo mwebwe bene data mudukurikiye, buri muntu wese ukurikiye iki kiganiro, ndagusaba kugira ngo utinyuke ukimara kumva iki kiganiro. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Veneranda. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Veneranda rero ndakwakiriye, wamaze kubibwira abantu badukurikiye. Hanyuma ndagira ngo nkubaze, uri umukristo? Ndi umukristo. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Turi kureba hano inyuma yacu tukabona ibintu by'imbuto, ngira ngo ni naho ukorera. Niho nkorera. None se Veneranda, reka tukubaze, byagenze gute kugira ngo utinyuke uba ugeze kuri uru rwego? Ngira ngo abantu badukurikiye, hasi muri etajeri ndabonamo za pome, ndabonamo amacunga, ndabonamo za mandarina, ndabona n'imineke. Ngira ngo uraza kubibasobanurira, uraza kutubwira rero ukuntu watangiye iki gitekerezo, ukuntu cyaje, mbega utubwire ukuntu watinyutse ukumva yuko ukeneye gukora, kugira ngo uze no guha mesaje y'abantu badukurikiye, kugira ngo nabo babashe gutinyuka, babashe gukora muri uru rwego. Rero ni karibu, ndaguhaye, ngiye kuguha mikoro kugira ngo uganirize abadukurikiye ku Ibuye Ryera TV. Mbibutsa yuko mwebwe mudukurikiye ukunda kudukurikira ku Ibuye Ryera TV, ndagira ngo ngusabe ngo niba ukunda ibiganiro tukugezaho, ari ijambo ry'Imana, ari ubuhamya, muri rusange n'iyobokamana, turagusaba kugira ngo ujye ukora subscribe ndetse na like cyangwa se na share, kugira ngo dufatanye ivugabutumwa. Kandi mwibutse yuko subscribe ikorwa rimwe gusa, ubundi bwo uba wabirangije. Rero reka mwakire utuganirize uko watangiye uyu mushinga, hamwe no gusenga, hamwe no kwizera Imana. Wasanga Imana yaravuganye nawe. Imana yavuganye nawe kuri aka kazi uri gukora? Yego. Okay, nibyo abantu rero badukurikiye ugiye kubasobanurira. Karibu rero utubwire uko watangiye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Uburyo natangiye, nari umuzunguzayi wo mu muhanda. Aha nkorera mubona, ni umuvandimwe najyaga ngemurira imbuto mu rugo. Abona bahora bamfata buri munsi, mba mu rugo njyenyine n'abana. Akora igikorwa cy'urukundo cyo kugira ngo amurubaraze. Mbanje kumushimira, mbanje no kumusuhuza urukundo yangaragarije, bituma nanjye nigira icyizere, ndatinyuka. Imana imuza n'abantu b'umumaro, ba madovize, yaba imyembe, yaba amaronji murimo kubona hano, barankopa kugira ngo mve mu muhanda. Barankopye, iyo bishize ndabaverisa bakama izindi mbuto nkacuruza. Ubwo rero
nagira ngo mbwire umuntu wese ukiri mu muhanda ugicuruza agataro ukirwana na leta, sa nk'uwongera ijwi kugira ngo babashe kumva neza. nagira ngo mbwire umudamu wese waba uri mu muhanda ukitinya yitinyuke. Uko mubibona urabona harimo amafaranga menshi cyane, ariko muri aya mafaranga menshi cyane nayo mfite, mfata dovize nkacuruza nkishyura, bikandinda kurwana na polisi mu muhanda, bikandinda guhungabanya umutekano mu muhanda. Kandi mbanje no gushimira, mbere ya byose mbanje gushimira umubyeyi w'ahangaha wamaye runo rubaraza, aramfasha nawe mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri kugira ngo mve mu muhanda. Veneranda, nk'uko numvise nk'uko wagiye ubitangira, wigeze kubikomoza uravuga ngo mbere wajyaga ukorera mu muhanda wirirwa urwana na polisi. Ese nawe wari uri muri ba badamu bacururizaga ku dutaro barwana n'abapolisi n'abashinzwe umutekano, nawe wabaga urimo? Yes, nabaga ndimo. Mbega ariko uyu munsi wa none hari urwego noneho ugezemo kandi bigaragara yuko hari intambwe Imana yaguteye. None se ukiri kuri ka gataro ugicuruza mu muhanda urwana na ba bantu, reka duse nk'usubira inyuma muri ubwo buzima kugira ngo n'abadukurikiye n'abatureba kugira ngo babashe gutinyuka. Uyu munsi wa none hari abantu bakiri kurwana n'inzego z'umutekano na polisi bose mu muhanda bitewe n'uko nabo bataratinyuka. Ese biterwa n'uko bakitinya cyangwa se n'uko babura igishoro? Ni iki watubwira? Ntabwo biterwa y'uko babuze igishoro, kuko nanjye mu rwego ndimo nta gishoro gifatika mfite. Curuza dovize, ko natangiye mbabwira, curuza dovize, ahubwo habamo ikintu cyo kwitinya. Akumva yuko niyo yagira bitanu kandi agize bitanu akegera wa muntu ufite byinshi, agomba kumugirira icyizere akamukopa agacuruza, akabasha gutunga abana, akabasha kuzamura umuryango, kandi akabasha no kuzamura wa muntu ufite nawe igishoro. Veneranda, urakoze cyane. None se numvise nanone ko harimo n'ababa bafite abana. None se akabazo k'amatsiko, ufite abana Veneranda? Mfite abana batatu. Veneranda, muramwumva ko afite abana batatu. None se Veneranda, utarakora ngo Imana iguteze imbere ugere ahangaha ukirwana na polisi n'izindi nzego zishinzwe umutekano, wabashaga kwishyura inzu gute? Wabashaga kurya gute? Mbega ukirimo urumva n'igishoro cyari kiri hasi cyane, ariko ndagira ngo abantu badukurikiye nabo babyumve kandi basobanukirwe neza, batinyuke. nta kurya byabaga bingoye, ndetse n'abana banjye ntabwo babashaga kuba bari mu ishuri. Ubu tuvugana n'ubwo nkoresha dovize, aricyo bita kwikopesha, ugacuruza ukishyura. Mbasha kwishyurira abana batatu amashuri, mbasha kwishyura inzu mbamo. Bivuga ngo muri uyu mujyi wa Kigali nta kandi kazi ukora? Nta kandi ngira. Ni akangaka gusa? Nta kandi, usibye akandi mfite nako gusenga Imana. Akandi kazi kiyongera kuri aka nako gusenga Imana? Yes. Kubera uzi neza yuko Imana hari aho yagukuye? Yes. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. None se Veneranda, nongere nkubaze gatoya. Wavuze ngo muri aka kazi ukora, izi mbuto ucuruza, ubasha kwishyura amashuri y'abana batatu ufite, ukishyura n'inzu. Mbega ukwezi kukarangira nta kibazo ugiranye n'izindi nzego cyangwa se n'ibigo ku ishuri aho biga abana? Ntabwo byabura, kubera ko nta gishoro mfite. Mba nkora nshaka kugira ngo nishyure bangirire icyizere, bangope ibindi. Ntabwo byabura si nishyurira abana ku gihe, ariko ndashima Imana yuko bose bari mu ishuri. Umukuru ari mu wa 4 pirimeri, ukurikiye hari mu wa 2 pirimeri, ukurikiye hari mu wa 1 pirimeri. Ubwo rero ndashima Imana, nubwo byose nabasha kubyuzuza kubera ko ndi umuntu umwe, ariko ndagerageza kuko ndi mu muhanda. Ntabwo bose nta wari uri mu ishuri,
ahubwo bari bagiye kuba mayibobo mbere nyicuruza agataro. Ubwo rero ndashima Imana nubwo yenda tujya tugirana ikibazo ku bigo by'amashuri cyangwa se yenda no ku nzu ngatinda kubishyura kubera ko nta gishoro mfite, ariko ntawe uramapiriyave mu nzu cyangwa ngo bangarure umwana ku ishuri. Mbasha kubona ibikoresho by'amashuri, nkabasha kubona amakayi n'ikaramu by'abana muri dovize mfata. Kandi abana bariga neza bariga nta n'uburara, bakarya nta kibazo, bararya nta kibazo rwose, barambara nta kibazo, bivuye muri aka kazi ka dovize mba nafashe. None se muri make Veneranda, wenda urumva yuko ni devize ufata, ntabwo uragera ku rundi rwego rw'uko ari ibyawe, ari amafaranga yawe bwite, ariko noneho aho ugeze ahangaha nagira ngo usangize abandi bantu gatoya. Urumva wavuye ku Kataro, uyu munsi wa none turimo turareba ibintu ufite byose, nahari inyuma biriyo. Ni iyihe ntego ufite noneho kugira ngo urusheho gutera imbere, cyangwa se nawe noneho uzagira igishoro cyawe atari ikinguzanyo y'abantu? Intego mfite ni uko nasenga Imana ikama igishoro cyanjye, nkakora ari ibyanjye, nkabasha kwiteza imbere. Mugira ngo mwabyumvise neza, arimo arabisobanura neza cyane, kandi ndagira ngo mbabwire ngo nawe noneho watanga ubutumwa ko na babandi bakiri ku Gataro cyangwa se bakirirwa bazunguza, abantu bagendana ibintu mu ntoki, njya mbabona za Nyabugogo, ugasanga barimo barakwepa inzego z'umutekano kandi ntabwo bigaragara neza. Noneho ni iki wababwira? Ese batinyuke nabo bafata inguzanyo bakore, kandi ibintu bizagenda neza nk'uko nayo byagenze neza. Urumva nta kibazo wababwira, wasa nk'ubabwira? Ikintu nakangurira abanyarwandakazi ni uko batinyuka, akareka kwitinya, kandi hamwe no gusenga, gasenga Imana, akitinyura, akumva yuko ikintu cyose ntagikora yafashijwe n'Imana, yashyizemo no kwizera Imana no gusenga Imana, yuko byamushobokera. Yava mu muhanda agashaka icyo yakora, akibumbira mu mashyirahamwe, agafata inguzanyo cyangwa agafata dovize, birashoboka, nawe akabasha gukora, akava mu muhanda. Kuko mu muhanda imyaka namaze mu muhanda, abana banjye batari mu ishuri. Ubwo rero icyo nabwira abanyarwanda barimo kutwumva cyangwa abanyarwandakazi ni uko yatinyuka, akitinyuka ubwe, kuko hari abantu baba bagifite ubwoba, akitinyuka, akikuramo ikintu cy'ubwoba, akitinyukamo yuko naramuka yenda ashatse ahantu yakorera yuko bitakunda, ahubwo akumva yuko agomba kwitinyuka kugira ngo nawe yiteze imbere, akumva ko ashoboye, akumva yuko yishoboye, mbega ashoboye, akava mu bwoba, akumva yuko ibintu byose yabikora, hamwe no gusenga Imana byamufasha. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nawe mbere wari ufite ubwoba, utaratinyuka, nawe niko byari? Nanjye niko byari bimeze, nagiraga ubwoba cyane. Naba mbonye nk'ahantu njya gukora ikiraka bamo 5,000 nabishyira ku Gataro bakabitwara, nkahora muri urwo ruzerero. Ariko noneho umunsi umwe uravuga ngo ndatinyutse, ndahagurutse, nanjye ndashoboye. Ese nta muntu waba waragufashijemo wenda akakugira icyo gitekerezo? Umuntu wamfashije baje gushimira n'uyu mubyeyi wa hano, yaratinyutse amurubaraza, amurubaraza, arangaburira, aranyambika, nanjye aminkunga, mbega aminkunga, meraho gutyo ndazamuka, hamwe no gusenga Imana, hamwe no kunsengera Imana, ndatinyuka. Veneranda, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Noneho hari nk'uko twatangiye, kandi uri umukristo, ese ibi byose ubigezeho kubera gusenga?
byose mbigezeho kubera gusenga. noneho ni uwuhe murongo w'ijambo ry'Imana muri Bibiliya waba waragendeye ukavuga ngo ngiye uyu murongo narawusomye cyangwa se narawumvise, iri jambo nararyumvise, noneho nanjye Mana urisengeramo, iryo jambo urisengeramo, cyangwa se wumva uko ugenda usenga uravuga ati Mana nshingiye kuri iri jambo ngiye guhaguruka noneho nanjye nkore uzanshyigikira umugisha? Ni nk'iriye jambo waba waragendeye? Jambo nagendeyeho ni iryo muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 2. waba wibuka uko havuga ngo tubwire? Ntabwo mbyibuka kuko mwaje mwanunguye, nta Bibiliya mfite. Ariko nimugaruka muzasanga mfite Bibiliya ndibabwira. Hano nta Bibiliya ifite kuri umukristo? Nayo mfite. Kandi ari Imana bikesha? Nazindutse njya kurangura, muje mununguye, murabibona ko muje mununguye, aribwo nari nyiva gushaka imari. Birumvikana ku bantu badukurikiye, mwumvise yuko hari ijambo yashingiyeho riri muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 2. umurongo wa 2. Urumva yuko rero nk'umukristo naho yashingiye, unasengeramo Imana uvuga ngo Mana unshyigikire. Yego. Nyose nta wundi murongo byibuza nubwo utabuze ibice wenda wabuzi uvuga ngo Yeremiya, ku buryo watubwira, kuko abantu badukurikiye wanababwiraho ukavugana message ukavuga ati rwose mukomere mutinyuke? Message nabaha naha abadamu bagenzi banjye, cyane cyane nk'abamama bibana batagira abagabo. Message nabaha ni iyo kugira ngo bari mu muhanda batinyuke bakore, kuko iyo uri mu muhanda uri umunyagataro, noneho byongeyeho uri umugore w'ibana, buri wari wese aragusuzugura akagufataho ijambo, yaba yagufatiranye no muri cya kibazo bakwambuye akaba yagukoresha icyaha. Message rero naha nk'abamama bagenzi banjye, mu rundi ruhare byihariye bibana, nuko nanjye ndibana, nta mugabo ngira, imyaka ibaye 8, 9 igiye kugera. Ubwo rero message nabaha nuko bava mu gataro bakitinyuka, kandi mbere yo kwitinyuka bakizera Imana, kuko Imana niyo ishoboye byose, niyo ifasha mu rugendo turimo cyangwa muri ubu butayu turimo. Niyo message naha kuba mama bibana b'abazunguzayi. Biterwa nuko ubivuze neza, aba bazunguzayi b'abamama bibana badafite abagabo, cyangwa se bo bari bafite abagabo bakabata bitewe nuko n'ubuzima, noneho nawe yabona bimeze gutyo nawe akajya kwiruka mu muhanda arwana n'inzego z'umutekano. Ariko ikibazo mfite ushaka kukubaza, cyangwa se ushaka kugira ngo uze gusubiza abantu, weho uri umukristo ariko hari n'abandi badakijijwe. Ese buriya n'abadakijijwe nabo batinyuka bagakora, nabo byakunda? Nabo wabaha message ukabaha ubutumwa? Yes, ijambo ry'Imana rivuga yuko Yesu ataje gupfira abakiranutsi gusa, ahubwo yaje gupfira abanyabyaha. Ndumva rero niyo yaba adakijijwe uyu munsi wa none yakizwa akakira Yesu nk'umukiza. Aka kamwanya rero uwo muntu waba uri mu muhanda adakijijwe rwose pe, namushishikariza yuko agomba kuza ku Mana. Ku Mana niho uburuhukiro bwacu bwose, kuko nanjye ntabwo nari nyijijwe, ariko narakijijwe, nakira Yesu nk'umukiza, byose arabinkorera. Veneranda rero Imana imumugisha, turimo turagera ku musozo wacu w'ikiganiro. Twarimo tuganira kivuga ngo mukristo tinyuka ukore urashoboye. Reka ubwoba, yewe ndetse nawe utari umukristo utarakizwa, tinyuka ukore. Tinyuka ukore, ayifite yose, ngira ngo ayafite yose amafaranga yakora. Niyo yagira 1000 yakora. Niyo yagira 1000 yakora. Yatinyutse. Yatinyuka akareka ubwoba. Akareka ubwoba. Akumva yuko ashoboye. Akumva yuko ashoboye. Hamwe n'Imana iramufasha. Hamwe n'Imana iramufasha. Yesu aguha umugisha, kandi noneho nagira ngo ubwire abantu badukurikiye ibyo ukora, ibyo ucuruza, kugira ngo babisobanukirwe. Rega bashobora no kuza bakavuga ati reka tujye guteza imbere mwene data, cyangwa se tujye kugurira wa mukristo mugenzi wacu, cyangwa se n'abandi bose akavuga ati
ibintu afite ni byiza, reka tumusure tuzajye kumugurira kandi bikagenda neza. Noneho turagira ngo tugusabe udusobanurire ibyo ukora kugira ngo abantu babimenye. Nanjye hari ibyo ndi kubona nkabona simbimenya, ariko nubivuga urajya ubitwereka. Hariya hejuru ureba biriya ni ibihaza, wahaguruka nta kibazo ukabikoraho. ibi ni ibihaza, iyi ni imyembe. Ni iminyarwanda? Ni iminyamahanga. Ibi ni ibinyomoro. Ibinyomoro ni iby'iwacu mu Rwanda murabizi neza. Aya ni amaronji yarimo guturuka Tanzania. Iyi ni imineke ya kamara. Sa nk'ujya ku ruhande gato kugira ngo babibone. Iyi ni imineke ya kamara. Hariya hirya murimo kubona ni ipapayi. Hepfo gato izi ni pome. Hariya ni ama oranje. Ngira ngo bari kubibona ko Okay, turagushimiye rero Veneranda nk'uko wagiye ubitwereka ibyo urimo ukora. Noneho ndagira ngo ngusabe turimo dusoza ubwira abadukurikiye ahantu ukorera kugira ngo n'uwagukenera cyangwa se n'uwakenera ya mineke, ibihaza, ya macunga, ya mapome, ubarangire neza ahantu ukorera, ndetse n'undi muntu ushobora kuza akakubaza akakugisha inama akavuga ati reka njye kureba wa mubyeyi watinyutse agakora ahereye ku gishoro kiri hasi cyane ku mafaranga makeya cyane kugira ngo nawe atinyuke, kugira ngo n'umukristo uwo ari we wese azakurikira kino kiganiro kugira ngo nawe bizamutere inyota kandi yumve asubijwemo imbaraga naho ugeze kugira ngo nawe azakore. Ngaho rero babwire ahantu ukorera kugira ngo bazaze kukure. Hano nkorera mu cyapa Umucyo Kabeza. Ni mu cyapa neza, icyapa uzamuka uva Samudo. Icyapa cyo hakuno umanuka uva mu mujyi. Hazwi ku Mucyo gusa? Hazwi ku Mucyo. No murenge se n'ubu? Umurenge wa Kanombe. Ku murenge wa Kanombe. Ubwo haruguru y'umurenge wa Kanombe mu cyapa. Ubwo ni ku cyapa cyo ku Mucyo. Cyo ku Mucyo uzamuka ahageze naho ngaho iyo arebye haruguru y'umuhanda azahita kubona. Rero nagira ngo tugushimire Veneranda ubwitange bwawe ndetse n'urugendo rutoroshye ndetse n'uburyo ukomeje gusenga Imana kugira ngo Imana ikwagure, ndetse njyewe numvise binkozeho cyane, biteye ubwoba kuba uri muri uyu mujyi wa Kigali ucuruza ibi bintu abantu bari kureba ahangaha, ukabasha kwishyura inzu, ukishyurira abana 3 bari ku ishuri bose nta kibazo bafite, ukabambika bakarya nta kibazo, mbega gahunda zose zikagenda neza. Navuga ngo Imana yo mu ijuru ikwagure kandi Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Rero turagushimiye kandi rwose urakoze cyane. Ndabizi neza hari benshi nabo bagiye gutinyuka bakavuga ati reka dukore, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Ariko wibagiye ntabwo waduhaye ku muneke ngo turye natwe twumve. Ubwo imineke ntabwo nayibinye. Urakoze cyane kuduhaye imineke. Urabona yuko twagiranye ikiganiro cyiza akaba duhaye n'umuneke. Twavuga ngo Imana yo mu ijuru iguhe umugisha cyane kandi ndizera yuko iryoshye iranasengeye. Rero navuga ngo bene data mudukurikiye ndetse n'abandi, waba usenga waba udasenga, ndagira ngo nkubwire ngo uyu ni umukristo watinyutse arakora, none murabona ibintu byose agezeho. Ndagira ngo ngusabe rero nawe uzatinyuke ukore. Kandi ikindi, niba ukeneye umuneke, ukeneye imbuto, inama ambwire muri nomero za telefone. Ahubwo noneho ngaho watanga nimero za telefone kugira ngo noneho bazaguhamagare. Bakeneye imbuto, bakeneye imineke, bakeneye imbuto zose nabonye uzifite kugira ngo bazaguhamagare bakubaze. Ngaho tanga nimero yawe. Uzanyenera nomero yanjye ni 078 82
61 42 37. wayisubiramo? 078 8 61 42 37. n'izo ngizo nta Tigo? Tigo nayo mfite. Okay, Imana yo mu izina ijuru. ry'ababyeyi nitwa Mama Mami cyangwa Mama Dani cyangwa Mama Brenda. Imana yaguhaye umugisha, iguha abana beza. Rero turagushimiye, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Naho ubutaha ku kindi kiganiro tuje kureba aho Imana ikomeje kukugeza. Yesu aguha umugisha.